Shalom, ndagushuje muvandimwe ndakwifuriza ibihe byiza mu izina rya Yesu. Uwiteka guhumurisha kandi akugirire neza. Mbere yuko dutangira gahunda yacu, reka tubanze dusenge. Uwiteka mubyeyi mwiza, ndagushimye cyane kuko uri umwami. Niwe Imana yonyine, nta yindi Mana ibaho. Uwiteka tukuzamuriye amashimwe mu izina rya Yesu. Mwami, tugiye kwiga ijambo ryawe. Mwami, tugiye gusenga, tugiye kuguhimbaza, tugiye kuramya, tugiye kugutakira. Turakwinginze ngo ubane natwe mwami mwiza. Turakwinginze ngo dutabare mwami mwiza, kandi turakwinginze ngo dutwikirize amaraso ya Yesu Kristo. Ubuntu n'amahoro biva kuri wowe mwami mwiza, bibane natwe. Uwiteka ganza, Uwiteka yobora imitima yacu, Uwiteka yobora aho dutuye, Uwiteka yobora ibihugu byacu, Uwiteka yobora ubugingo bwacu mu izina rya Yesu. Nuhabwe icyubahiro n'iteka ryose. Ndagushimira guhimbaje kandi ndakunezerewe mwami mwiza. Mwuka wera abana natwe, utuyobore, udukomeze kandi utugirire neza. Mwami, ijambo ryawe rirambwira ngo aho babiri cyangwa batatu bateraniye bavuga ijambo ryawe, Uwiteka kubana nabo. Mwami, ubane natwe, utwongere imbaraga, utwongere inkomezi, utwongere umuhate. Icyubahiro n'ikibi cyawe mbisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Muvandimwe, abantu bamerewe nabi. Ibindi kubikubwira ntakina, ndakomeje. Abantu bamerewe nabi, abantu babuze ibisubizo by'ibibazo bafite, abantu bahungiye mu madini ariko ntibyakemutse, abantu bitabaje inshuti n'abavandimwe ariko ntibyakemutse, abantu bitabaje amavuriro ntibyakemutse. Wowe umaze igihe uribwa urimo uranyumva uyu munsi wa none. Wowe umaze igihe mu bukene urimo uranyumva uyu munsi wa none. Wowe umaze igihe uri mu rushako rubi, urushako rukubihiye, urushako rugushaririye, urimo uranyumva uyu munsi wa none. Wowe umaze igihe utotezwa mu kazi, nta kutagira ngo ukore, ushyiramo umuhati uko ushoboye kose, ariko nta gisubizo kivamo uretse kugutoteza, uretse kukubabaza. Serivisi abandi bahabwa wowe urayimwa, n'umuryango wawe urangwa, ibintu byose ubona byanga mu buzima bwawe, nta kutagira ariko ibintu biranga. Warize amashuri yarangiza ariko akazi ni ibibazo. Umaze igihe udepoza, ntago ari uko uri umuswa, ntago ari uko udashoboye, ahubwo hari imbaraga z'umwijima zahagurukiye kukurwanya. Hari cya kindi cyarahiye kiravuga kiti uyu nguyu ntago azatugera nayo, uyu ntago azatuzamukana, uyu ntago azatabarwa tureba. Icyo rero tugiye kukivuguruza mu izina rya Yesu Kristo. Iyeribebeza bakanabaya. Muvandimwe, wasenze amasengesho wiyushya kuya byaranze. Muvandimwe, witabaje abapasiteri, abahanuzi, ababishop, byaranze. Bakubwiye umuhanuzi ukomeye uramushaka, byaranze. Wagiye kanyarira, byaranze. Wagiye mu butayu, byaranze. Ntacyo utakoze ariko byaranze. Baguhaye isezerano, umaze imyaka n'imyaka, isezerano ntabwo risohora, ahubwo ibibi birushaho kwiyongera umunsi ku wundi. Muvandimwe, ntabwo ari uko Imana kwanga. Muvandimwe, ntabwo ari uko umwami Yesu atagukunda, ahubwo ni uko utamenye uburyo bwo gusenga bwa nyabwo. Ntabwo wamenye uburyo bwo gusenga bwa nyabwo. Hari ijwi abadayimoni badashobora gusuzugura. Hari isengesho usenga abadayimoni bakiruka bagahunga. Hari isengesho usenga imyuka mibi igahunga mu izina rya Yesu. Hari isengesho usenga ubukene bukiruka. Hari isengesho usenga abagutotezaga bagakwira imishwaro mu izina rya Yesu. Muvandimwe, iryo sengesho nta rindi, ni amaraso ya Yesu. Igihe kirageze ngo usengere mu maraso ya Yesu. Ibibazo nibiza uvuga uti amaraso ya Yesu ba ku ruhande rwanjye. Ntacyo utakoze, wasomye ijambo ry'Imana, wararirimbye, warahimbaje, ariko byaranze. Byaranze. Uyu munsi ngufitiye ubutumwa bw'ihumure. Muvandimwe, Uwiteka agiye guhindura ubuzima bwawe muri kano kanya. Muvandimwe, Uwiteka agiye guhindura amateka yawe mu izina rya Yesu. Reka nkubwire, nta kintu kibabaza nko kubona umwami Yesu yaradupfiriye ku musaraba, nko kubona umwami Yesu yaraducunguye, nko kubona umwami Yesu yarakemuye ibibazo byose dufite, ariko uyu munsi bamwe bakaba bakiri mu bigeragezo. Nta yindi mpamvu ari ukutamenya igisubizo. Nta kintu kibabaza nko guhera inyuma y'urugi kandi urufunguzo rufite mu mufuka. Nta kintu kibabaza nko gusonza mu rugo hari ibyo kurya. Nta kintu kibabaza nko gupfira mu nzu wabuze imiti kandi mu nzu irimo. Muvandimwe, igihe kirageze kugira ngo umenye gukoresha intwaro Uwiteka yaguhaye. Igihe kirageze kugira ngo umenye amasezerano Imana yaguhaye mu izina rya Yesu. Haleluya. Muvandimwe, iyo usomye mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 12 umurongo wa 22 kugeza ku 24 haranditsemo
ahubwo mwegere umusozi wa Siyoni n'ururembo rw'Imana ihoraho ari rwo Yerusalemu yo mu ijuru, kandi mwegere n'iteraniro ry'abamarayika batabarika. Igihe kirageze ngo wegere Uwiteka Imana yawe, wiyambaje benshi, wiyambaje abakomeye, wiyambaje inshuti n'abavandimwe byaranze. Uyu munsi igihe kirageze ngo wiyambaze utazagutenguha, igihe kirageze ngo wiyambaze utazagutera umugongo. Hari ukubwiye ngo azagufasha, igihe kigeze agutera umugongo. Uwiteka ntatiza kugutera umugongo mwene data. Icyo usabwa gusa no gukomanga, icyo usabwa gusa no kumusanga mu izina rya Yesu. Haleluya. Icyo usabwa gusa ni ukwegera umusozi Siyoni, ni ukwegera ururembo Yerusalemu. Ntabwo bigusaba gutega indege ngo ujye muri Isiraheli, hoya. Ntabwo uyu musozi ari umusozi Siyoni wo muri Isiraheli, hoya. Ni umusozi wo mu ijuru. Yerusalemu ni Yerusalemu yo mu ijuru. Ni ukwiringira umwami wawe Yesu, ubundi akakugezayo mu izina rya Yesu. Haleluya. Umurongo wa 23, n'itorero ry'abana b'imfura banditswe mu ijuru, mwegereye n'Imana umucamanza wa bose, n'imyuka y'abakiranutsi batunganijwe rwose. Muvandimwe, hari ibikurenganya, hari ibigutoteza. Umucamanza wo kukurenganya nta wundi ni Uwiteka. Uwiteka ni umucamanza uca imanza zitabera. Barakurenganyije, baragutoteje, bihorere. Jya imbere y'umucamanza utabera, jya imbere y'umucamanza ureba hose. Nta maneka akeneye, nta bagenzuzi akeneye, nta bashinjacyaha akeneye. Uwiteka ashoboye byose. Wowe gera Uwiteka gusa, ibibazo byawe barabikemura mu izina rya Yesu. Mwegereye na Yesu, umuhuza w'isezerano rishya. Wowe utarakira umwami Yesu, ndakwingira kugira ngo uyu mwanya wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Niho ibyiringiro biri. Hanze ya Yesu nta buzima, hanze ya Yesu nta gakiza, hanze ya Yesu ntibishoboka. Atura ko Yesu ari umwami wawe, atura ko Yesu ari umucunguzi wawe, atura izina rya Yesu ku bugingo bwawe. Izina rya Yesu ni umunara ukomeye, abakiranutsi bawuhungiramo bagatabarwa. Igihe kirageze ngo umwami Yesu agutabare. Umwami Yesu agutegeye amaboko kandi yiteguye kugutabara. Haleluya. Mwegereye kandi n'amaraso aminjagirwa avuga ibyiza kurusha ayabiri. Muvandimwe, hari byinshi byahereye kera bigutoteza, hari byinshi byakoresha kukubabaza, hari uburwayi bwakoresha gutsikamira, hari abadayimoni bagukubita amanywa nijoro. Muvandimwe, abantu bamerewe nabi, ntabwo ari wowe gusa, wowe unteze amatwi, si wowe gusa. Benshi nuko bihagararaho, benshi barajijisha ariko bamerewe nabi. Abo mureba mu mihanda bagenda bambaye amakositimu, bararirira mu mitima, bamerewe nabi. Igihe kirageze ngo winginge umwami wawe Yesu Kristo, kandi umenye gusenga kwa nyako mu izina rya Yesu. Uwiteka ni umwami kandi yiteguye kugutabara mu izina rya Yesu. Haleluya. Uwiteka, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, tuje imbere yawe. Turakwingize mwami mwiza ngo kubw'igikorwa umwami Yesu yarangirije ku musaraba ajya kuducungura, turakwingiza ngo dutabare mwami mwiza. Nta kindi cyaturengera uretse amaraso ya Yesu. Amaraso ya Yesu nta kiyananira, amaraso ya Yesu nta kiyisoba. Niyo tukwinginze Uwiteka ngo udutabare mu izina rya Yesu. Ubugingo bwacu tubugize mu biganza byawe, ubugingo bwacu ubutabare Uwiteka, ubutabarisha amaraso ya Yesu Kristo mu izina rya Yesu. Imiryango ifite ibibazo bigiye bitandukanye, imiryango irababaye, imiryango yarasenyutse, abari abavandimwe babaye abanzi, umugore n'umugabo babaye abanzi, bamwe basigaye banarara mu byumba bitandukanye. Abana ntibacyumvira ababyeyi, ababyeyi ntibagikunda abana. Ariko uyu munsi igisubizo nta kindi, ni amaraso ya Yesu. Tugiye gusenga ikibazo cyose waba ufite mu buzima bwawe, amaraso Yesu aragikemura mu izina rya Yesu. Ibibazo ufite mu muryango wawe, ibibazo bigutoteza mu muryango wawe, igihe kirageze ngo utwikirize umuryango wawe, utwikirize ubugingo bwawe, utwikirize imibereho yawe amaraso ya Yesu. Aturira isengesho uvuga uti: maraso ya Yesu, ndakwingiza ngo utwikire ubugingo bwanjye, utwikire umuryango wanjye, utwikire ababyeyi banjye, utwikire abana banjye, utwikire igisekuru cyanjye, utwikire igihugu cyanjye mu izina rya Yesu. Itwikiriza amaraso ya Yesu. Ijambo ry'Imana rirambwira mu Byahishuwe 12 umurongo wa 11 ngo nta kindi gituma dutabarwa, nta kindi dutsindisha umwanzi uretse amaraso y'umwami Yesu Kristo. Amaraso ya ntama y'Imana ikuraho ibyaha bari mu isi, natwikira ubugingo bwawe mu izina rya Yesu. Uwiteka ndakwinginze ngo ubugingo bwacu ubutwikirize amaraso ya Yesu Kristo, imibereho yacu uyitwikirize amaraso ya Yesu Kristo. Muvandimwe, hari ibikurwanya byinshi,
hari ibicaniro byahagurukiye kurwanya, hari ibicaniro byahagurukiye kukurimbura. Hari abapfumu, hari abarozi badasinzira kugeza igihe bakurimburiye, ariko abo ngabo bagomba guceceka mu izina rya Yesu. Abo ngabo amaraso ya Yesu Kristo agomba kubacecekesha. Nta gitambo n'iki na kimwe batanga cyasimbura amaraso ya Yesu. Nta gitambo n'iki na kimwe batanga cyarusha agaciro amaraso ya Yesu. Muvandimwe, igihe kirageze ngo bizere amaraso ya Yesu Kristo. Wa wundi ukuroga, wa wundi wa mupfumu, wa murozi ukugirira nabi, agomba guceceka mu izina rya Yesu. Maraso ya Yesu, ndakwinginze ngo uvuguruze, vuguruza imitongero y'abapfumu, vuguruza imitongero y'abarozi, vuguruza ibikorwa by'abarozi mu izina rya Yesu. Abanzi bose barariye kuturwanya, maraso ya Yesu bavuguruze mu izina rya Yesu. Abagambanyi bagambiriye kutugirira nabi, bavuguruze mu izina rya Yesu. Wa murozi ukuroga, wa mupfumu ukugirira nabi, amaraso ya Yesu nabacecekeshe mu izina rya Yesu. Amaraso ya Yesu nabagamburuze, amaraso ya Yesu nabavuguruze mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Muvandimwe, nta mupfumu n'uyu n'umwe warenga amaraso ya Yesu. Nta murozi n'uyu n'umwe warenga amaraso ya Yesu. Amaraso ya Yesu nabavuguruze ngo batange ibitambo, ibyo birabareba. Nibashaka batange n'abana babo, nibashaka banitangeho ubwabo. Nta kintu kimwe bafite batanga cyarusha agaciro amaraso ya Yesu. Nta kintu bafite batanga cyarusha agaciro amaraso y'Umwami Yesu Kristo. Amaraso ya Yesu Kristo avuguruze buri murozi, avuguruze buri mupfumu wahagurukiye kukurwanya. Reka nkubwire mwene data, Abisiraheli igihe bari muri Egiputa, Uwiteka agiye kubakurayo, igihe Uwiteka aragiye kurimbura imfura zo muri Isiraheli, yabwiye Abisiraheli ababwira ati, mushyire amaraso y'umwana w'intama ku nkomanizo z'imiryango yanyu. Mushyire amaraso y'umwana w'intama ku miryango yanyu. Marayika wanjye uje kurimbura inkozi z'ibibi nagera ku miryango yanyu, mwebwe batambukaho. Reka nkubwire, amaraso ya Yesu ni urukuta rukurinda. Amaraso ya Yesu ni uburinzi bukurinda mu izina rya Yesu. Ndagusabira kugira ngo amaraso ya Yesu akubere uburinzi. Kimwe kigutera, kimwe kiguhungabanya, amaraso ya Yesu Kristo akivuguruze mu izina rya Yesu Kristo. Ngo barakuvumye, ngo bakuvuzeho amagambo mabi, ibyo ntacyo bivuze. Amaraso ya Yesu agomba kubivuguruza mu izina rya Yesu. Atura uvuga, imivumo yose iri ku buzima bwanjye, imivumo yose iri ku muryango wanjye, imivumo yose iri ku gisekuru cyanjye, nivuguruzwe n'amaraso ya Yesu Kristo mu izina rya Yesu. Hari amagambo mabi bakuvuzeho, hari umuntu utongera ifoto yawe, washyize ifoto kuri status, washyize ifoto kuri Facebook, washyize ifoto hariho hose, abarozi barayicakira, barayifata, batangira kuyitongera. Umunsi bayifatiye ubuzima bwawe bwabaye bubi, umunsi bayifatiye akazi kawe kabaye nabi, akazi karakwangiye, mu kazi barakwirukanye, ababosi ukorera batangiye kugutoteza, business yawe yatangiye kugenda bigura intege. Iyo ni ibitongero muvandimwe, ibyo ni ibicaniro byaguhagurukiye, ariko ibyo byose bigomba guceceka mu izina rya Yesu. Ayo mategeko ari mu isi y'umwuka kurwanya agomba kuvaho, kandi agakurwaho n'amaraso ya Yesu. Aturira isengesho uvuga uti, maraso ya Yesu, mbaraga z'amaraso ya Yesu, vuguruza imivumo yose, vuguruza imitongero yose, vuguruza ibibi byose biri ku buzima bwanjye mu izina rya Yesu. Amaraso ya Yesu muvandimwe ni intwari gutabara mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo Umwami Yesu yadukuye imivumo yari turiho kubw'igitambo dutangiye ku musaraba. Amaraso ya Yesu agukureho imivumo yose, agukureho amagambo mabi yose bakuvuzeho, agukureho ibi byose bakuvuzeho mu izina rya Yesu. Muvandimwe uneze amatwi, ushaka kumara igihe uburwayi, ujya kwa muganga babuze indwara urwaye, wahinduye ibitaro, wavuye CHK, wageze Faisal, wazenguruza ibitaro byose, wagiye mu bya gakondo, wagiye mu bikoresha ibyatsi, wagiye ngo mu sinzi ibyo wagiye ujyamo byose byaranze. Barakubwira ati, ahari utegereje kujya mu Buhinde, ahari utegereje kujya mu Bwongereza, sinzi aho bakubwira ngo uzajya, nta n'itike ufite. Ariko umuganga ni Umwami Yesu. Amaraso ya Yesu ni umuti uvura indwara yose. Indwara yasuzuguye imiti, indwara yasuzuguye amasengesho, indwara yasuzuguye abahanuzi, indwara yasuzuguye abakozi b'Imana. Amaraso ya Yesu arayirindimura mu izina rya Yesu. Amaraso ya Yesu arayivuguruza mu izina rya Yesu. Amaraso ya Yesu arayitsinsimura mu izina rya Yesu. Amaraso ya Yesu rimbura uburwayi bwose buri ku bugingo bwacu, rimbura uburwayi bwose buri mu mibiri yacu, rimbura uburwayi bwose bwazanywe n'ikibi, rimbura uburwayi bwose bwazanywe n'abadayimoni.
ntago ari uko abaganga bakuvura ari abaswaho ya, ntago ari uko imiti baguha itavura, reka ahubwo ni imbaraga z'umwijima ziyicecekesha ngo idakora. Iyo ugeze ku byuma bisuzuma, barimo bagucisha mu byuma, barimo bafata ibizami, abadayimoni bahisha indwara, ukaba mutaraga neza, ariko waba ugisohoka mu bitaro ugatangira kuremba. Izo ni imbaraga z'umwijima muvandimwe, nta kindi cyazirukana, nta kindi cyazirimbura, ni amaraso ya Yesu. Ikintu cyagufashe mu rubavu cyangwa mu mugongo, ariko yewe icyo ari cyo, ibintu bikuzenguruka mu mubiri wawe ibyo ari byo, umutwe urakurya yewe impamvu, amaso arakurya barenda kuyabaga, amenyo arenda kugushiramo umerewe nabi. Muvandimwe reka nkubwire, amaraso ya Yesu nicyo gisubizo. Amaraso ya Yesu rimbura uburwayi bwose buri ku bugingo bwanjye. Amaraso ya Yesu rimbura ikibi cyose kiri ku bugingo bwanjye mu izina rya Yesu. Muvandimwe, amaraso ya Yesu agutabane mu izina rya Yesu. Kubera iki? Kubera ko umwami Yesu imibyimba ye niyadukirisha nk'uko biri mu ijambo ry'Imana. Umwami Yesu agukirisha imibyimba ye mu izina rya Yesu. Umwami Yesu yababajwe kugira ngo utabarwe. Umwami Yesu yavuye amaraso kugira ngo utabarwe. Icyari kikuriho umwami Yesu yarakikoreye kugira ngo utabare mu izina rya Yesu. Uri umwana w'Imana, bwira indwara uti wandwara we ntago wemerewe kuba ku bugingo bwanjye. Igaragambye imbere y'iyo ndwara, igaragambye imbere y'ubwo burwayi, igaragambye imbere y'izo nkozi zibi z'abadayimoni. Uzibwira uti mw'abadayimoni mwe ntabwo mbemera kumbaho, ntabwo ndindiri yanyu, ntabwo ndi ubuturo bwanyu, mukwire imishwaro mu izina rya Yesu. Amaraso ya Yesu Kristo nabarimbure nonaho. Atura muvandimwe, tangira kwatura ijambo ry'Imana, tangira kwatura. Reka nkubwire, kwizera kwawe no kwatura ijambo ry'Imana ndetse n'imbaraga z'amaraso ya Yesu biragukorera ibitangaza, biragukorera ibitangaza muvandimwe mu izina rya Yesu. Muvandimwe, umaze igihe uri mu bushomeri, umaze igihe uri mu bukene bwakubayeho akarande, nta kutagira, ntago ari uko uri umunebwe, ntago ari uko utazi gukora, hoya, ntago ari uko ugomba kwiga umushinga mushya, hoya, ntago bigusaba guhindura business muvandimwe. Hari n'uwiga faculty imwe akayihindura akajya kwiga indi, avuga ati hari ibyo nize nta kazi bigira. Nabyo nubyiga nta kuzabona. Nushaka kujya kwiga mu Bwongereza, nushaka kujya kwiga muri Amerika, aho wajya hose abadayimoni bari ku bitugu byawe, nta kintu wageraho. Hari uwo mwizi ibintu bimwe bamerewe neza, wowe umerewe nabi. Hari uwo mukora akazi kamwe kabahesha inyungu, we nta nyungu kaguha. Igihe kirageze ngo amaraso ya Yesu agutabare. Amaraso ya Yesu irukana ibiduteza ubukene mu izina rya Yesu. Hari icyagutsikamiye gituma udatera imbere. Wavukiye mu bukene, wavukiye mu buribwe, wavukiye mu bigeragezo, none ugiye no kubipfiramo. Igihe kirageze kugira ngo utabarwe mu izina rya Yesu muvandimwe. Igihe kirageze ngo amaraso ya Yesu Kristo agutabare mu izina rya Yesu. Amaraso ya Yesu ndakwinginze ngo utabara abana b'Imana. Tabara abana b'Imana bari mu bukene. Tabara abana b'Imana bari mu bigeragezo. Ntago ari uko uri umunebwe, ntago ari uko uri umusukwaho ya, ntago ababigezeho bakurusha ubwenge, ntago ababigezeho bakurusha imbaraga. Niba utari umunebwe ukaba utanga gukora, ukaba ukora bikanga, ikibazo ntago ari wowe. Ikibazo ntago ari wowe muvandimwe, ikibazo n'ibigutsikamiye bikubuza kugera ku cyo Uwiteka yakugeneye. Ibyo rero bigomba kurimbuka mu izina rya Yesu Kristo. Bigomba kurimbuka nonaha mu izina rya Yesu. Haleluya. Amaraso ya Yesu rimbura icyahagurukiye kudusikamira, icyahagurukiye kuduzitira, icyahagurukiye kuburizamo iterambere ryacu, nicyo rimbuka mu izina rya Yesu. Mwene data, ntabwo ukeneye ibya mirenge yego byatuma urengwa, ariko nanone ntabwo ukwiye kubaho uri umukene, ntabwo ukwiye kubaho uri umutindi. No, ugomba kubyanga mu izina rya Yesu. Hari abantu babaswe n'inzoga, hari ababaswe n'amatabi, hari ababaswe n'ubusambanyi, hari ibyakubase. Ikintu cyose cyakubata inyuma yacyo hari abadayimoni, hari imbaraga mbi z'umwijima. Wavukiye mu muryango wawe ababyeyi n'abasinzi, nawe warakuze usanga uri umusinzi. Ubwo bata nta kindi cyabukuraho n'amaraso ya Yesu. Amaraso ya Yesu turakwinginze ngo icyatubata cyose ugikureho mu izina rya Yesu. Amaraso ya Yesu kuraho icyatubata cyose, kuraho imbaraga z'umubiri zose, kuraho ibigeragezo byose mu izina rya Yesu. Imbaraga z'umwijima zitubatira mu bibi zikurwaho mu izina rya Yesu. Imbaraga z'umwijima zitubatira mu busambanyi zikurwaho mu izina rya Yesu Kristo. Muvandimwe, hari ibikurwanya byabaye byinshi, abanzi bariyongera umunsi ku wundi. Dawidi niwe wavuze, aravuga ati abanzi banjye baragwiriye Uwiteka, ariko niwe byiringiro byanjye, niwe mutabazi wanjye. Dawidi yagize abanzi kugeza naho umuhungu we Abusalomu
ahindutse umwanzi ashaka kumwica. Ibaze nawe abanzi bakubanye benshi, abavandimwe barakwanze, inshuti zakuvuyeho, aho ugeze abantu bakugendaho utazi icyo bakuziza. Ntabwo ari ukuri mubi, ntabwo ari uko utazi kubana n'abantu, hoya, ahubwo ni imbaraga z'umwijima ziguteza abantu. Imbaraga z'umwijima zagushyizeho icyangire, imbaraga z'umwijima ziguterereza abarozi n'abapfumu, aho ugeze hose umurozi waharakuroba. Ibyo byose bigomba kurimburwa n'amaraso ya Yesu. Iyatubireho ko amaraso ya Yesu arengera ubugingo bwawe mu izina rya Yesu. Amaraso ya Yesu rengera ubugingo bwacu. Amaraso ya Yesu rimbura ibitugirira nabi. Amaraso ya Yesu tuburanire mu izina rya Yesu. Hari cya kindi kikuburanya gishaka kugutoteza, hari cya kindi kikuburanya gishaka kukugirira nabi. Icyo ngicyo amaraso ya Yesu nakivuguruze mu izina rya Yesu. Amaraso ya Yesu nagishwiragize mu izina rya Yesu. Amaraso ya Yesu nagikure mu nzira mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Muvandimwe, igihe kirageze kugira ngo bimwe byagutsikamiraga, bimwe byakubohaga, bimwe bikubuza gusinzira mu ijoro, bimwe bikubuza gukora akazi, iyo akazi gatangiye utangira gusinzira. Iyo imishinga myiza ije utangira gusinzira, ubura ibitekerezo. Ntabwo ari uko uri umuswa, ntabwo ari uko udashoboye, hoya, ntabwo utagira, ariko bikanga. Ikibazo ntabwo ari wowe. Amaraso ya Yesu kuraho icyadutsikamiraga cyose mu izina rya Yesu. Benshi bafite abantu babahiga, abantu bakugendaho manywa nijoro, ibitero birisukiranya umunsi ku wundi, ariko amaraso ya Yesu ahiga baguhiga mu izina rya Yesu. Haleluya. Amaraso ya Yesu ahige wa mwanzi wawe kandi amurimbure mu izina rya Yesu. Nta mwanzi uremereye kurusha amaraso ya Yesu. Umwanzi wari ukaze yitwa Satani, amaraso ya Yesu yaramunesheje mu izina rya Yesu. Haleluya. Abo banzi bose bandi bari hasi ya Satani. Niba amaraso ya Yesu yaranesheje Satani, abo ngabo ni ubusa imbere y'amaraso ya Yesu. Amaraso ya Yesu uri intwari ikomeye. Amaraso ya Yesu uri ubutabazi. Amaraso ya Yesu rimbura abanzi bacu, rimbura abakonikoni, rimbura abapfumu, rimbura abarozi, rimbura inkozi z'ibibi mu izina rya Yesu. Intambara zakubanye nyinshi muvandimwe, izo ntambara nta kindi cyazikuraho n'amaraso ya Yesu. Batanze ibitambo ngo bakurimbure. Hari umuntu watanze bimaze, hari umuntu wagurishije imirima ye, wagurishije amazu ye, watanze abana b'ibitambo kugira ngo akunda kurimbure. Uwo nguwo amaraso ya Yesu namuvuguruze mu izina rya Yesu. Kimwe kikwiruka inyuma, kimwe kigutoteza, kimwe kikubabaza, kimwe gishaka kukurimbura, amaraso ya Yesu Kristo nagirikeshe mu izina rya Yesu. Haleluya. Muvandimwe, igihe kirageze ngo utabara. Igihe kirageze kugira ngo intwaro Uwiteka yaguhaye zikugirire akamaro mu izina rya Yesu. Haleluya. Uwiteka, ndatura mu izina rya Yesu ko amaraso ya Yesu Kristo ari uburinzi bwanjye, n'uburinzi bw'abana b'Imana. Amaraso ya Yesu nibwo butabazi mu izina rya Yesu. Uwiteka, dutwikiriza amaraso y'umwana wawe Yesu Kristo, amaraso ya ntama y'Imana ikuraho ibyaha bari mu isi. Warihebye, warahangayitse, ariko amaraso ya Yesu nagutabare mu izina rya Yesu. Amaraso ya Yesu twezeho imyanda yose, twezeho ikibi cyose cyadutsikamira mu izina rya Yesu. Igituma umwanzi akugirira nabi ni ibyaha. Hari ibyaha byawe, hari n'ibyo mu miryango yawe, ariko ibyo byose amaraso ya Yesu Kristo nabivuguruze mu izina rya Yesu. Haleluya. Uwiteka, turagushimiye, turaguhimbaje kubwira isengesho, kandi turakwingize Mwami ngo uduhugure, uduhe umwuka w'ubwenge n'imbaraga mu izina rya Yesu. Sengeye Nyagasani abanteze amatwi kugira ngo ubagirire neza Mwami. Amaraso ya Yesu abera uburinzi, amaraso ya Yesu abera ubutabazi mu izina rya Yesu. Icyubahiro ni icyawe Mwami, none n'iteka ryose. Mbisabye nizeye kandi nezerewe, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Muvandimwe, ikibazo cyose wagira, takamira amaraso ya Yesu. Aho uryamye uri mu burwayi uri kuniha, vuga uti amaraso ya Yesu niwo untabara. Nujya kwaka serivisi bakayikwima, wikitotomba, wijujura, wikwimyoza. Reka kwimyoza. Uko wimyoza, Satani niko arushaho kukugirira nabi. Ahubwo vuga uti amaraso ya Yesu njye imbere. Amaraso ya Yesu mburanira. Umaze igihe utegereje ko wazuba ku rugo, byaranze. Vuga uti amaraso ya Yesu njye imbere yanjye. Amaraso ya Yesu mburanira. Amaraso ya Yesu ndengera mu izina rya Yesu. Bahora bagutoteza, witabaza ubuyobozi ntibunakumva. Wapi? Ariko amaraso ya Yesu abasha kubagamburuza n'abakugendaho. Amaraso ya Yesu abasha kubagamburuza n'abagutoteza. Ntacyo ugeraho, ibikurwanya byabaye byinshi. Amaraso ya Yesu nibwo butabazi mu izina rya Yesu. Amaraso ya Yesu akubera isengesho muvandimwe.
amaraso Yesu akubera uburinzi, amaraso Yesu akubera ubutabazi mu izina rya Yesu Kristo. Shalom.